ushobora no gusanga ari nabyo byatumye n'urugo rwe rugira gute rusenyuka. Kubera iki? None se Emi Barubara agendana na Gitwaza? Yego, baragenda bavanye mu Bwongereza. Oya, si ukuvana, umusemuzi muragendana. Simugendana se? Yego. Simugendana? None se utekereza ko n'abagabo bangahe bashobora kwemera ko umugore wabo agendana n'umugabo buri munsi umwaka ugashira? N'abagabo bangahe babyemera? Ni bakeya, nanjye kanihera. Ni bangahe? Ni nayo mpamvu amadini amwe namwe atemera ko abagore baba bapasitoro. Nuko bagira impamvu nyinshi zishobora gutuma umurimo wabo ugirwaho n'umugayo. Nese akaba ariyo mpamvu Gitwaza yakomakomye akavuga ati bihorere mwana wanjye rata. Mwana wanjye kwikomereza. Ese uri kumusemurira i Burundi? Genda ujye kubibwiriza bya. Ndabibona, nge ndi kubibona. Ibibwiriza 10 uzasanga 9 ari Barubara wagize gute wabisemuye. Nukuvuga ngo Gitwaza abwiriza muri Australia ari kumwe na Barubara, agiye i Burayi ari kumwe na Barubara, aje muri Kongo ari kumwe na Barubara, aje mu Rwanda ari kumwe na Barubara, agiye muri Kenya ari kumwe na Barubara, agiye muri Sweden ari kumwe na Barubara, agiye muri Amerika ari kumwe na Barubara, azengurutse intara za Amerika zitandukanye, states zitandukanye ari kumwe na Barubara. Umugabo wa Barubara se bazajya bagendana nawe gucyo urugo rubeho gucyo? Ibyo bikaba ari mu byatumye asenya. Ntabwo byanditse, ariko reka tunabiganireho turebe. Nguhaye ikaze wo dukurikira mu biganiro byacu, wowe wakoze subscribe nawe utarakoze subscribe ariko ukabukurikirana ibiganiro byacu, turagushimiye. Byishimo umeze neza? Yes, turashima Imana n'amahoro. Tugarutse mu kiganiro gikomeye, kiganiro cy'umukozi w'Imana ngo ni Pasiteri Barubara. Uyo kwa Gitwaza akaba n'umusemuzi uba Gitwaza. Ubundi nk'umusesenguzi ariko ukaba na pastoro, nihe mpamvu Barubara ubona yatumye asenya yanani urugo? Abantu benshi uyu mutwaro bawugereka kuri Apotre Gitwaza. Bakavuga ko Gitwaza ari we wamusenyeye. Urumva Gitwaza niwe wamusengeye ku bushumba, bakanavuga ko ari we wamusenyeye urugo. Mu buryo rero buteye gute? Hari uburyo bwishi abantu bamwe babivugamo. Turagira ngo nyine n'abadukurikira baze kuduha amakuru, twebwe tuba dusesengura kandi tuvuga ibyo tubona. Yego. Ubundi nta muntu watekerezaga ko Barubara ashobora gusenya urugo akaba umudivorce. Kuko bujya kuba umudivorce uri umukozi w'Imana bujya n'umugayo, nubwo nta wabihitamo mu mibereho, ariko keshi nyine ibibi biza tutarihamagaye. Ariko kubera ko turi mu isi nyine keshi umuririmbyi yaravuze ngo icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona. Nekereza ko rero na Barubara ntabwo ajya kubaka yarazi ko azasenya. Ariko buriya hari igihe ushobora kujya mu nzu ukaraza ishoka hanze n'ipiki, noneho bikazarangira umuntu uje kukwica, kugusenyera abihasanze, bikaza kumworohera gusenya inzu yawe. Agahera kuri ya kimwe mu bintu bitangaje binababaje ni ukugira ngo Barubara asenye kandi nyamara buriya umugabo we nawe ni umupasiteri. Barubara buriya umugabo we ni umupasiteri na Barubara akaba umupasitoro. Na n'uyu munsi ikibabaje nuko umugabo wa Barubara aracyari pasitoro, akaba akiri umushumba, ndetse na Barubara nawe akaba akiri umushumba. Abantu rero baryohewe no gukorera Imana, ngo ariko nge simbyita gukorera Imana, ahubwo mbyita kuba abagaragu b'amadini. Ariko abantu ntibashobora kumenya ngo dufite inenge ubundi nyamara ikwiriye gutuma tutitwa abashumba bashumbye intama. Kuko divorce ni igisebo. Divorce ntabwo mvuga ko itaba ku muntu, ariko ku muntu witwa pasitoro, reverani, bishopu, apotre cyangwa profete,
abo bantu mu gihe bakoze divorce ubundi ayo mazina baba bakwiriye kuyatakaza bakaba abakristo basanzwe. Nese divorce ni nk'ikibembe, ni ikibembe? Ntago nakita ikibembe gusa, kuko buriya niba Bibiliya ivuga ngo umwepiskopi aba ari umuntu uzi kugenga abo mu rugo rwe, ubwo nyine simbizi ikintu no kuvuga ngo niba buriya ugiye gukora akazi bakavuga ngo umuntu ukora aka kazi turaha aka kazi abe yarize afite diplome ya A0, yego, noneho nyuma ukajyana diplome bakaguha akazi, bikazamenyekana ko iyo diplome ufite ari falsifiye, ari igicupuri, burya biravuga ngo nubwo ako kazi waba ugakora neza ariko uhita ugatakaza, uhita ukirukanwaho kuko ntabwo uba wujuje ibisabwa. No kuba pasitoro rero ugomba kuba uri umuntu ugenga abo mu rugo, ubanye neza n'umugore cyangwa n'umugabo. Iyo rero wagize amakimbirane mu rugo akanakuviramo gutandukana, ubwo ntabwo uba ucyujuje ibisabwa ngo ube pasitoro, uba ugomba gutakaza iyo nshingano. Abantu kuvuga se ngo ni nka kwa kundi niyo waba ufite perime yo gutwara imodoka ubizi, ariko uramutse ucitse ukuboko, ubwo perime gutwara urabireka, ushaka ugutwara nubwo uba ubizi na perime ukaba uyifite, ariko uba ucitse ukuboko ushaka ugutwara, ntiwayitwaza akavuga. n'aba ba Barubara rero n'umugabo n'abandi bameze nkawe, isi amadini aba bakunze kubera impamvu zitandukanye, wenda turazagurukaho muri iki kiganiro, kuko ari umwana w'idini, kuko nka Zayoni ni itorero rya Gitwaza, uragenda ugasanga uhagarariye Zayoni Burundi wenda ni muramu we, wenda atunze mushiki wa Gitwaza, cyangwa ni mukuru we, niwe waritangije, wenda aza gupfa, uwamusimbuye ni muramu we. Wagera aha n'aha wenda i Bugande ugasanga hari mubyara wabo, wagera aha n'aha ugasanga hari nyirarume, wagera aha n'aha ugasanga hari undi muntu wa hafi nubwo badafitanye amasano ariko wenda biganye. Urumvira iryo torero rero ugomba kumanaginga nk'umukozi w'Imana, ariko ukanamanaginga nk'umuvandimwe, birumvikana, nk'umuvandimwe birumvikana. Barubara rero ni umwana mu rugo, niyo mpamvu Gitwaza avuga ati mwirengagize uyu ni umwana wanje. Uko kuba umwana wa Gitwaza ushobora no gusanga ari nabyo byatumye n'urugo rwe rugira gute, rusenyuka. Kubera iki? None se Emi, Barubara agendana na Gitwaza? Yego, baragenda, bavanye mu Bwongereza. Oya, si ukuvana, umusemuzi muragendana. Simugendana se? Yego, simugendana. None se utekereza ko n'abagabo bangahe bashobora kwemera ko umugore wabo agendana n'umugabo buri munsi umwaka ugashira? N'abagabo bangahe babyemera? Ni bakeya, nanjye kanihera. Ni bangahe? Ni nayo mpamvu amadini amwe namwe atemera ko abagore baba abapasitori, nuko bagira impamvu nyinshi zishobora gutuma umurimo wabo ugirwaho n'umugayo. Nese akaba ariyo mpamvu Gitwaza yakomakomye akavuga ati bihorere mwana wanjye rata, mwana wanjye kwikomereza. Ese uri kumusemurira i Burundi? Genda ujye kubibwiriza bya ndabibona, nge ndi kubibona ibibwiriza 10 uzasanga 9 ari Barubara wagize gute wabisemuye. Ni ukuvuga ngo Gitwaza abwiriza muri Australia ari kumwe na Barubara, agiye i Burayi ari kumwe na Barubara, aje muri Kongo ari kumwe na Barubara, aje mu Rwanda ari kumwe na Barubara, agiye muri Kenya ari kumwe na Barubara, agiye muri Sweden ari kumwe na Barubara, agiye muri Amerika ari kumwe na Barubara, azengurutse intara za Amerika zitandukanye, states zitandukanye ari kumwe na Barubara. Umugabo wa Barubara se bazajya bagendana nawe gucyo, urugo rubeho gucyo? Ibyo bikaba ari mu byatumye asenya? Ntabwo byanditse, ariko reka tunabiganireho turebe, n'undi yashaka, sibyo? Barubara ngewe mbona yari akwiriye kwiyegurira umurimo
oya ahubwo yagomba kuba apotre nawe akaba intumwa, noneho akagendana na Gitwaza kuko Gitwaza aba ari kumwe n'umugore we. Gitwaza aba ari kumwe n'umugore aramugendana. ni intumwa igomba kujyana n'umugore. Agize aho ajya atajyanye n'umugore we kuki atajyana n'umugabo. Kuki we hari uwa Nese urumva n'abagabo bangahe babyemera? Ni abagabo bangahe? None se urareba gusemura byavamo income ihagije. Rega abagabo niba habwa amafaranga menshi, umugabo biragoye kumutekerereza. Yego, sibyo? Umugabo biragoye kumutekerereza. Yego, biragoye. Umugabo ashobora kuvuga ati niba ari ibi bintu bivemo twubake dukore ubwo dushake imibereho. Wigenda ntabwo nshaka ibyo bintu byo kujya wiga ugenda ntabwo nagira gute nabyemera. Niyo mpamvu rero uri gusanga Gitwaza abantu bari kumwegekaho uyu muzigo w'uko ari we waba warashenye urugo rwa Barubara. Ikindi nanone ni cover, ni protection amushyizeho nyuma yo gusenya. Bivuze ngo nubwo ntavuga ngo byaramushimishije kuko byaramubabaje, ni ibyago Gitwaza yahuye nabyo, ni umwana wowe washenye, ariko nanone none se yari kumutasa. Nese ubona bitagayitse umuntu uri ku rwego rwa aposo, umuntu w'intumwa y'Imana, kuba umusemuzi wari umudivorce. Ejo bundi umusemuzi azaba ari n'umutinganyi abone ntacyo bitwaye, sibyo? Umusemuzi wa apotre ni umudivorce. Urumva se bidafite ikibazo? Ariko kuba yasemura, erega ntabwo Barubara ntabwo yakiriye Yesu yaradivorusheje. Buriya ibintu mugomba gutandukanya. Hari ibintu byatubayeho tutarakizwa. Burya Bibiliya iravuga ngo iyo minsi yo kujijwa Imana irayirengagiza. Ariko noneho hari ibintu bitubaho twarakijijwe. Ubu uyu munsi umuntu ugendana na Gitwaza ni umudivorce, niwe umusemurira. Ibi rero nubwo muri Zayoni bidafite icyo bitwaye, kubera izina Gitwaza afite muri Zayoni, unavuze yanagusohora. Yego, Gitwaza kwirukanye uragenda, urusengero rwose akwicaje uricara, aguhagaritse urahagarara. Bisobanuye ko rero abazayoniste bose bagomba kuba ndiyo bwana, sibyo? Ntabwo Gitwaza azavaho muri Zayoni ngo abe kandi arige, ntabwo yavaho azakurwaho n'urupfu, sibyo? Nta wamuhagarika. Ngira ngo babagabo babigerageje barimo kumurega gukoresha ibya Zayoni mu nyungu ze bwite, ibyababaye uzi ko byarangiye, ahubwo ari bo babasembereje. Ubwo rero bikaba bivuze ngo Gitwaza afite ububasha bwuzuye bwo gushyigikira umuntu, yaba ari umunyantege cyangwa umunyembaraga. Nayo mpamvu ku bwa Barubara abantu benshi baranezerewe, cyane cyane abadivorce. Zayoni yari yarahejeje, ubu bahawe kare. Hari abantu bari baranze kwakirwa, hari abantu banze kwakirwa kubera ko ari abadivorce. Hari n'abantu bavuye muri Zayoni, hari n'abantu banze kongera gushyingirwa kubera ko ari abadivorce. Ariko ubu babonye ijambo, baravuga ati umusemuzi wa apotre ni umudivorce. Hari abavuga ku mpamvu imwe isanzwe ngo ibyo se bitwaye iki? Oya, ntacyo binatwaye. Neza ubundi bitwaye iki muri Zayoni? Hari ahandi bifite. Erega hariya ni mu muryango. Ujya tandukanya umuryango rero wawe hano n'itorero, sibyo? Tandukanya umuryango wawe n'itorero. Ibyo bitandukanye. Mu itorero bifite icyo bitwaye, ariko muri famiye ya Zayoni ntacyo bitwaye. Umukuru w'umuryango yabihezagiye, yabihereje umugisha. Kandi Gitwaza muri minsi abantu bari kumukemanga, nuko mbivuga ngo byishimo ngo ngiye ngo nibasiye umuntu. None se bura nta kuntu Gitwaza yari kubisokoza kabi agahoshahosha akongera agafata. None se ariko nawe umwana wawe wakora iki? Erega nuguhumiriza. Wakora iki? Kandi noneho binagaragara ko mu mpamvu zitumye urugo rusenya. Oya, njye ukuntu nabigenza ni Gitwaza. Gitwaza akunze Barubara. Ubigaragara ahubwo aramukunze, kandi uriya mugore afite impano. Nanone tunabisubiremo,
uriya mugore afite impano y'ubusemuzi arayifite sibyo, afite impano kandi uretse n'ubusemuzi Barubara ni umuntu ufite n'umutima iyo umurebye ubona rwose pe ko ari umuntu ufite ikinyabupfura, ubona ko atasamara, ubona ko afite karite ya gikristo sibyo, kuko nta bindi bintu Barubara azwimo ndetse nta n'ibintu n'umugabo we nta bintu yigeze ashyira hanze yaba yarapfuye n'umugabo none gusa iyo dushishoje rero tukareba dusanga ikintu bapfuye ni icyo ngicyo. Umugabo ni pasiteri, umugore ni pasitori. Umugabo ntari bureke kuba umushumba ngo azajye yigwa ajyana n'umugore, n'umugore ntari bureke kuba umusemuzi ngo aze yicarane n'umugabo bashumba itorero. Sasa ubwo biraza kugenda gute? None se ahubwo nk'umubyeyi, kuko bura aho biremereye n'umubyeyi hari ukuntu yoroshye. Nk'umubyeyi nka Gitwaza yaza kureka Baruba akajya mu rugo akaba nyina akamubohora mu buryo bwo kumubohora, akamureka akajya mu rugo bakubaka nawe agashaka undi musemuzi bazajya bajyana. Okay, ibyo turi kuvuga bibaye ari ukuri umuntu ashyira ku munzani. Yego, ngaho nawe mbwira. Akareba agashaka undi umusimbuye, wenda bakazaba bakorana gake. Ntajye muri Tanzania ngamujyane, ntajye muri Burundi ngamujyane, ajya muri Amerika amujyane, akazamujyana gake, none agashaka undi ufite mu nshingano nkeya nawe bakazajya bajya. None se ibyo ntibyari kumufasha kubaka urugo. Ibyo Gitwaza ni kuba afashije Barubara washobora kureba umurimo akabona uruta urugo rwe. Ibyo ntibibaho. Umurimo uruta, kandi Bibiliya ivuga ngo abo mu rugo nibo basize bababaye ukajya gutamba igitambo. Nicyo kibazo nyine, nicyo kibazo. Hari igihe uwagombaga kumugira iyo nama ni apotre. Niyo mpamvu abantu bari kuza uwo musaraba bakawukorera Gitwaza. Fata Gitwaza wareze umwana uramushyingira, ni iyihe nkunga watanze muri uru rugo kugira ngo rudasenyuka? None ubwo biragenda ni ibiki wakoze? Biragenda gutyo nyine. Arahiye ubwase. None se ruvuyeho nese ko bakoze divorce erega nta kindi byararangiye. Yabaye ibituri kubivuga bataratandukana. None umwaka urashize, igihe kirashize bagize gute adevorushije. Ubwo rero umubatizo ni ukuvuga ngo erega ikintu bita divorce mwere kukivuga ngo mukivugisha amatama abiri. Abantu benshi bazakora divorce kuko divorce ni Yorodani, ni umubatizo. Aba bantu b'ibyamamare hari ibintu byinshi bigomba kubabaho sibyo. Bamwe bazakora divorce, abandi bazaba batinganyi. Hari ibintu, hari imihango, hari imigenzo bagomba gukorerwa kugira ngo bebe karifiye mu isi, kugira ngo mu isi y'umwijima batanga icyizere ko ari abantu bagomba gukoreshwa ibintu bikomeye. Erega reka nze nkubwire ni hari ibintu abantu bagomba kubona. Nubona umuntu ahagurutse akaririmba, abantu bose akikubita nyuma ukabona abantu bikubise hasi, ukabona abantu barapfukamye, ukabona abantu bari kuramya, umuntu ukabona avuye mu Rwanda cyangwa avuye i Burundi cyangwa avuye i Bugande, ukabona agiye muri Tanzania, ejo ngo agiye muri Sudani, ejo bundi agiye muri Gabo, ejo bundi agiye muri Malawi, ejo bundi agiye muri Mozambique, ejo bundi agiye muri Cote d'Ivoire, ejo bundi agiye muri Namibia, arazamutse ngo ari i Buraya, ngo ageze mu Bufaransa, ngo ageze mu Busuwisi, arazamutse ngo ageze muri Amerika, ngo yakoze ibiterane, yamanutse muri Canada. Mu by'ukuri ibyo bintu wabireba ugasanga na korari yigwa isenga yaguze ibicurangisho ntabwo irava mu ntara y'Amajyaruguru bipfe kujya i Kigali kuririmbayo ngo nibura ishobore kubikora buri mwaka. Bigoye iyo projecteur iprojegita uwo muntu uyishyireho akabazo. Ni Imana, ni igihe cy'Imana ngo kiba kigeze inuza cy'Imana. Ari cyo bita idegeriye ngiba yatse. Pahuro ko byamunaniye sakabikora ababara kubitwa afungwa. Erega reka nkubwire burya igisirikare cyose ku isi ni kimwe, n'igipolisi ni kimwe, ibitandukanye ni ibihugu na uniforme, ariko burya amategeko namwe. N'umurimo w'Imana rero sibyo
burya uko wakorwaga kera n'uyu munsi niko ukorwa. Abakozi b'Imana nyakuri na n'uyu munsi bakora batukwa, bakora bagawa, bakora bashinyagurirwa, bakora ntawe ushaka ibintu by'Imana, ntawe ushaka kubyumva. Urumva, erega reka nze nkubwire, ubu uzavuga ibintu by'Imana abantu babihururira ari 100,000, 200, 500, shitani azaba ari abantu bazagutera indabo, shitani azaba ari. Shitani watumye Stefano yangwa ntabwo akiriho. Shitani watumye Barinaba yangwa ntabwo akiriho. Shitani watumye Pawulo yicwa, Petero akicwa, ibi nibi nabande. Shitani watumye abamisiyoneri baza mu Rwanda bakamara umuntu akamaru, abamisiyoneri bafite ibiryo, bafite imyambaro, bazanye ibiki, bakamara umwaka batarabatiza n'umuntu numwe. Iyo shitani ubu mu Rwanda yagiye muri pasiyo, ntabwo igikora, cyangwa abademoni barashaje ku buryo noneho Emi urahita uzamuka ngo ufite amavuta y'Imana, ukarambikaho abantu ibiganza bakitura hasi, ugahuha abantu bakitura hasi, ugatuma abantu amavuta, ukaba potre mu gihugu mu myaka 3, ukagenda i Bugande bagakoma amashyi, ukajya muri Gabo. Ayiwe, kugira ngo shitani akorohere akureke, hari ibintu mugomba kubanza kumvikanaho. Bimwe mu byo mugomba kubanza kumvikanaho rero, reka nere kwigwa mbivuga, nzabivuga mu kindi kiganiro. Hagiye mwitonda my friend, hagiye mwitonda mukamenya neza ubwami bw'Imana ko butwaranirwa. None se uzabona umuntu ahaguruka ngo ni Krisi, ngo yakoresheje igiterane, ngo haje ngo abantu 300,000. Ishengero rya buretse ishengero rya Pentecote Burundi rizaterane, urumva, rikoresha igiterane cy'abantu 300,000. Uzareko bizakunda. None se Krisi wenyine aruta itorero rya Pentecote ry'Ibu mu Burundi? Arariruta. ADP ejo buretse Rwanda Shima Imana ntabwo yabere kuri Stade Amahoro. Yari yuzuye, ntabwo yari yuzuye, ahubwo vuga ngo ariko se ntabwo byagaragara ibyicaro biri mu busa n'ibyagaragara. Nyine yagakwiye kurenga. None se sizuzwa n'ibihumbi 40 stade, ariko se umuntu harimo ibihumbi birenze 30, harimo nka 35. None se ubwo byari byuzuye? None se kuki Rayon Sport ibyuzuye? Iruzuza Rayon Sport kuki byuzuye? Bakadasaguka. Noneho Krisi azaze hariya ntabwo bajya, ngo haraho ningo nibajya, ntabwo bajyamo. Nese nibiki afite nyine wabimubajije, ni imbaraga z'Imana muri Rwanda Shima. Ariya kereka ko iminsi ne oya ntabwo yabashira muri stade kuko nibajyamo yajya mu kibaya. Sureba, reka nkubwire, Gitwaza wenyine yaba yari we watumiye abantu bakaza kureba Gitwaza muri Rwanda Shima hariya muri Stade Amahoro, hari yari kuzura. Gitwaza ateguje, aya ntabwo yakuzura. Gitwaza Paul ateguje ati muzansange muri stade, muzaze mwakira ibitangaza mwitwaje amavuta, umunyu, itaka n'amazi. Wareba uburyo Stade Amahoro kandi bakanishyura, noneho akanavuga ati muzishyura bitanu muri VIP. Muri VIP ni 10,000, muri VIP 200 hejuru VIP ijana ahasanzwe akagira 10. Ukareba yuko agashyiraho amezi 2 yo gukurira iminsi 30 yo gucuruza amezi 2 yo gucuruza amatike, mu minsi 30 ibihumbi 40 byarashize, haba hashize. Wagiye witonda. Mbonyi azaza avuga ati noneho turakorera mu mahoro, bayimuhe cya giterane cye cy'icyambu akora buri mwaka, azashyire mu mahoro, izahita yuzura. Ayiwe, erega hari umwami w'abisi ubuza abantu kuza kuri Kristo. Iyo wamunyuzeho akaguha uburenganzira, uwo mwami w'abisi, abantu baraza bagahomboka. Baraza, hari kiba kibakurura. Oya erega uzitonda urebe, hari utuntu bita garidefo tuba ku mataje, ujye udukuyeho abantu bajya bahanuka. Nubona abantu banga gukizwa rero, ukabona abantu mujya gukoresha konseri korari mukaririmba, ukabona abantu bari kwigendera nta nushaka kandi ari ubuntu. Yego,
ubu se ntuza Jehova Jire si korari ikomeye ntabwo se imaze iminsi Rubavu hariya kuri stade yego ya Rubavu Umuganda iriya stade aho yitwa Umuganda wabonaga se hari abantu bangahe ntabo noneho sibyo mbonye wenyine azajyayo nese mbonye ubundi akwiriye gukundwa kurusha Jehova Jire azajyeyo urebe ko imodoka zitava mu ntara zose z'igihugu ni ukuvuga ngo hari ahantu ugomba gusinyisha pour reception bakapuruva noneho barangiza ya mitego iteza abantu bakayikuraho kuko nubona bisi baratezwe baraboshye bari mu ngoyi Satani yaraba ntago uzi umurimbyi yaririmbye ngo nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru yambohoye ingoyi zose nari mfite haleluya nsigaye ndirimba Yesu. Ni ukuvuga ngo aba bapagani ubona bari mu mwijima bari mu ngoyi iyo ugiye gukoresha igiterane ni ukuvuga ngo ntabwo banabibona baba bari mu mwijima ntibanabibona ibyo munavuga ntibanabyumva keretse abantu bagenderewe n'umwuka wera bakaza baje kwakira Kristo naho ubundi ntabwo babyumva no gucuranga bumva ari nk'urusaku niyo mubyina babona ntabwo babibona ariko iyo icyo ujyanye atari ubutumwa Satani arabareka arabavuga ati mugende abantu bakaza noneho abantu bazagwana ureba abantu bashungera none uzagarara ahantu urambure Bibiliya uvuga uti umwami Yesu arabashaka abantu bazakomeza bigenda bazanyweho banareba ku ruhande ntawe ubona kure sibyo ariko uzarambura igitabo uvuga uti umugore inyamasheke yavuye mu nzu abantu bazahagarara aho bumva iyo nkuru ukibaza none se ugira ngo inkuru z'Imana ibintu se turi kuvuga ntibiryoshye inkuru z'Imana se ndiziryoshye Bibiliya sugira ngo si igitabo cyiza baza abantu badukurikiye bafite Bibiliya babaza uheruka kuyisoma ninde se ariko nyamara WhatsApp urayikurikira Facebook ukayikurikira Instagram ukayikurikira YouTube iyo ugiyeho ukabona Desire ari kwigisha urabisimbuka n'abandi urabisimbuka iyo ugeze kuri comedy urabireba wagera kuri Nyagiso ukareba wagera ku bindi kuko umwami w'isi abaguhaye uburenganzira erega turi mu isi muvandi niyo mpamvu rero abantu benshi bahisemo kwisunga umwami w'isi ibi nibyo Yesu nawe yananiwe abwira Satani ati handitswe ngo kuko shitani yamusabye imikoranire aramubwira ati iyoroshye upfukame mbikwegurire ngo uburenganzira nta uzagufunga nta uzagutuka abantu bazakuyoboka ibi byose bizakunda nta uzakwica iyoroshye Yesu aramubwira ati handitswe ngo aramubwira ati sawa rero ubwo tuzahangana iyo wiyemeje gukorera Imana rero ubwo uba wiyemeje guhangana nande na Satani so ibi rero turabivuga abantu ntibabyumva niyo mpamvu twari turi kuri Barubara ni ibihe nyine n'ibintu bikomeye gusa ahantu tugeze irondo n'ibisambo biri kugenda bigira gute byicayura kandi Satani ari kugenda nawe ashyira abantu wewe ibimenyetso nyine kugira ngo abantu banabamenye ni kashe ni kashe naho ubutaha mu bindi biganiro